turi mu gashyamba ariko nk'ubu nka beya ije urayizi beya ursi sinzi ukuntu tuzita mu kinyarwanda ujye kubona ukabona nka beya iraza ikagusimbukira turi mu gashyamba hano bajya babaha amaviza baze hano muri Canada bafite ubutaka bwinshi impamvu batabaha amaviza sinzi impamvu uko byagenda kose bazayatanga kuko hano reka tuze twihingira hano muri ayo mashyamba twiga dutemberamo dore n'ibiti n'iki n'inkwi hano aba n'amazi twagiye gutembera mu ishyamba nuko bigenda iyo kashe zabuze ariko hari abazehe hano nabonye abazehe ino iroroshye kuyizamukamo hari indi hamba hariya just bunch of stairs hambaye kurusha iyi ngiyi ariko wabonaga n'abantu b'abazehe bafite imyaka 60, 70, 80 barimo kuyizamuka bihuta cyane ngewe mvuga ko ndi umusaza noneho nashatse kabisa kubona umuzehe arimo kuzamuka ahantu hangana gute ni byiza cyane n'ahantu nyine hari just ahita grass grind ni zimwe muri hike zihambaye muri Vancouver ariko ni byiza mujya mwita ku buzima izo modoka abakire bagendera ngo bajye bazibamo bagende nabo n'amaguru sometimes alright twagiye